Yego tumeze neza. Ndagukumbuye ibyuma. Nanjye natwe perezida turamukunda. Ndagukumbuye nkumbuye akazi kawe sinzanakavaho. Kago. Yego boss. Umugore wawe ararwaye wanjye agerawe ntabwo umugore wawe hano ku kazi. Umugore wanjye agize hatese. Ariko ubwumva nta n'isoni ufite ubwo buraya bwawe. Iminota 3. Ese turashaka ngende ifarashi ku buryo naza gutinda. Ariko ku meza. Nanze kwitera imibavu. Araza ku meza. Nose kutafunze bitwese. Urabikora. Urahita unkubita n'iyi mibavu. Kambanze ngiye turadufunga mu kabandi. Sibyo? Araryoshye se nk'uko usanzwe ubikora. Nta cyayi gihari. Ateguye agafanta. Ku cyayi cyane. Bari kuguhamagara. Ubaretse. Nibwo nyigera ku meza. Mukongo. Ndi kumamura. Akujuryo. Ukunonanutse. Faturyo. Hari umunsi ntarya. Ahubwo ni ko umubiri wanjye ungana. Yego. Okay. Amina kiraryoshye. Ndabita ndita. Siko bari kuguhamagara cyane. Ndebera umuntu akomeje kumamagara. Nanditseho ku kazi simbizi. Ku kazi? Ni boss tamuru umuntu. Yes. Ado. Baby bite? Sawa, yego ndakumva. Ko mukumbuye se. Yego tumeze neza. Ndagukumbuye ibyuma. Nanjye natwe perezida turamukunda. Ndagukumbuye nkumbuye akazi kawe sinzanakavaho. None se sheri ndakwinginze nimugoroba nkubone sibyo? Sheri nsubiza amani mu gisubizo cya nyacyo. Sakumi. Nta kibazo rwose. Sahandi nta misanzwe ibera. Sheri ndagukumbuye ibyuma. Sunze ko ntajya nica akazi. Sinjya nica isa akazi kawe rwose. Umva. Waranyibagiwe. Nanjye nuko ariko nyine akazi ndagakora neza. Sunze ngiye muri akazi kawe bibaye ngombwa ko nkava sinazongera gukora. Leta njye no muri retirement mfite imyaka na 24 nk'imfite. Kuko akazi kawe. Sawa nta kibazo. Maze ndarana na karota kwa kazi. Yesu. Ngiye kubera ukuntu nubaha akazi kawe nibi. Sawa. Shu, kanjenda. Nazoka za mufite inama. Nami hari saa 10. Baza kazi keza.
bya bindi byarangiye akira ngirira kano kabavu unzanene na za nkweto zanjye zijya zintera ibironda uzakomeza umunda sibyo sukanca inyuma nanjye sinzahaguca sibyo hakuba ubyikiriza nkawe nibyo cyangwa wabikora oya era kuraka nabi se kucyugo uri kukiwivuna kandi Mariya nawundi se akora ntakunda akazi ka bosi unuma mugenga ahita ndeka n'ibiryo abinkorera neza sheri sawa yego kazi keza aguruka nze ngusezere ubundi ngire utansezeye buriya aha sure za nkweto ziri he ndazifata ku muryango urakoze Akoseka go. yes boss Kumbona guhera mu gitondo dutangira akazi wama gucunga isaha. Ufite icyo kibazo? boss burari cyo nanze kukubwira uretse ko nanze no kwica akazi kawe kubera ko ndakubaha kampa umugati ariko nakubeshye boss umugore wanjye ararwaye byatari gikurira amasari bugerere saa 10 Ariko seka go kuzigiye dukoranye ukuntu kingana. Uri umukozi nizera mu kazi. Kuki umugore wawe arwara niwe wambwiye ngo guhaga ku cyakirikare? bananze kwica akazi boss Bire nambabaje cyane ngiye rwose. Genda ujye kwita ku mugore. boss urakoze boss reka ngende mikurikirane boss urakoze uze kunyanurira Genda wite ku mugore bindi sigara bikurikirana. urakoze boss Genda ubindi uraza kubimpa kuri telefone ubwira ukuntu umugore ameze. sawa ubona yaba yambwiye ngo mbe namuhaye akahuye ke nakomeje kuvayo iki kivuna mpito kiragenda ryari ngo nanjye nigendere sige funze reka nanjye uko mete mpamagara kagashiri kanjye n'ubundi ndumva ngakumbuye Jesus hey! Telefone se kandi none nayishyize ye telefone we yagihira cyako uziko bayivuze ukuri koko iyo umugabo ashaka gutera akabariro nta bundi bwenge aba afite kamanze muhamagare aro igikobwa igikobwa nukuri ndagukumbuye banguka nukuri utaha umutima wanjye nukuri nawe uteguye uyu munsi banguka na kagapiza nagateguye kamukunda cyane ahubwo se ubwo bongeraho bagira tubiri uramukaye gasoda
Okay, reka mbabwire. Noneho banguka uransanga mu kazi kugira ngo nyine umugore wanjye atabimenya. Banguka. Nzakugura na iPhone 15. Banguka. Yesu! Nukuri, shema ry'abahungu nanjye ngiye kubatambukana umucyo uyu munsi. Gusoba akagatanda araza kugakwigahora kakana ko gasaka kabaye gato ariko ntacyo position zose kazizi ndamwizeye uri reka ahubwo kote kageze kumbangamira kandi nzi ko ngiye mu rugamba kandi girambitse niriwe gikorana Rambeke kama mutegereje bibi wagize Ngiye kuri gise muri telefone. Umugore wanjye yambuze inshuro 16 zose. Mugabo ngira. Sorry baby. Sibibaye. Ikibaye. Tumva nagenda. Ariko ntacyo ubundi se nabangiye. Uragenda. Urajya he? Madamu Kagu. Oh shit! Komera cyane. Wambaye icyo se yabaye. Ahubwo sinabwo arugwaye. Kuri hano. Je kureba umugabo waje ku kazi. Umugabo wawe? Yego. Umugabo twagize akazi kenshi none twaraye mu kazi niyo mpamvu ubona nanjye nambaye gutya. Ko mutamenyesheje n'abantu bamumba biri kugenda. Habayemo amakosa. Ihangane kabisa. Arahari? Urutunga mutumye gukora ariko nze ngurebere nimba twaba twarangiye. Batse bawe hanganye gatoya. Nze ngurebere twarangiye. Boss. Oui, Kago. Yego boss. Umugore wawe ararwaye wanjye agira we ntabwo umugore wari hano ku kazi. Umugore wanjye agize hatisi. Ariko ugumva nta n'isoni ufite ubwo buraya bwawe. Oya man, ese we nako byakubaho. Vuba wihusa ahantu ntabyitayeho. Ku kazi vuba. Nyine nakubeshye nyihanganira nkavaringa. Mana umugabo gurenzaho twatse. Banguka umugore wawe yaje hano yarakubuza ijoro ryose sinzi yo waraye mu rugo buraya bwawe. Yego boss, rekanze. Minota ni umva n'indege nayiteka. Ndaje komeza umushishisha kandi umubwire ko narindi ku kazi wari wanyohereje kuri tele. Sawa.
Ameze utagenda. Mbese uragiye? Bose arampamagaye umugore wanjye yageze ku kazi yariba hano naraye. Ese ijoro ryose turaranye aricyo ntaguha. Mbwira ko nyine watinze. Nabatindiye se? Cyane se nubibona ko umuntu yarambiwe ko ugira urwagaze. Mwihangane mvuye kumuvugisha utunarimo turarangiye rwose nawe mukangira bageze hano. Oya nta kibazo moya mutembera hano. Maso ntubona ko naziriya ravabo ari nziza ra. Ndabona ntacyo wabureba na hano ukuntu hameze. Kibazo. Iminota 3. Ese turashaka ngende ifarashi ku buryo naje gutinda. Ariko tubwa tura. Iminota ingahe? Yesu! Ndakabwa sutamfite. Ko njya muri ihene cyangwa inkoko. Usa kakanya nibwo ubonye ko nari kubigukorera neza. Ibintu byose ndabyibagirwa. Wenda ubutaha nzatinda. Nyihanganira. Cyakubwira imbaraga zanjye nata. Watahise ndagwamagaye ngo uze guhinga. Aha. Aka kanya uramindutse. Hakumva wozira. Ako muri ntawo ubaye gute? Bisanzwe bigutunganyiriza. Akagenda bikomeza no kunyorosera wadage. Umva ntuzajya kungaruka imbere. Ariko nubwo nturi mu biki. Genda wambabo wakagusiba. Sikumeze nk'ipusi. Abakinze nabo. Ni umugabo wanje mwiza. Nkurikire karaga pusi kakabona. Ubusunda sobanura ikiko kuse narindi. Ikibazo kanje kumureba ku kazi wenda. Inahaye ku kazi. Wabura ravabo hano. Ariko nako ukuntu umugabo wari nazo. Sabi gutumwane ndebera ravabo kandi cyanza kiziye promo. Kumobera urapfuye wagegera. Izi ribu zitika weseze ku ishati yine imiti. Kigori kibishira bose. Kaguma n'ikugura epego zagukora. Yesu wane byakubaho. Baby waramutse. Mwaramutse neza. Bite ko muhoberanye? Nauje ku kazi. Mwana abaye amapedestre. Oya kago. Yo muhoberanye se ni bwoko ki? Kago muri inshuti yanjye. Iziko ntumwejugunya. It is finished.